Igicaniro. Mana yabahishuwe akirishimwe waraturinze. Igicaniro gicanira igihugu gishya n'itorero rya nyuma rya Yesu Kristo, kigahesha igihugu n'isi umugisha. Akirishimwe Mana yabahishuwe. Banyarwanda, banyarwandakazi, nyuma yo kwakira umwuka w'ubugingo mu gihugu gishya, abahishuwe b'ububyutse dutangije ku mugaragaro igicaniro gicanira igihugu gishya n'itorero rya nyuma rya Yesu Kristo, kuko ari cyo kibimburira ibishya byose. Judukuye mu bandi wadukuye kure iyo mu madini. Bavandimwe, bene data namwe nshuti, iki ni igihe nyacyo cyo kuva ku bicaniro byaduteje kwimura Imana tukagerwaho n'imivumo. None twimukiye ku gicaniro cy'umugisha cya Yesu Kristo mu gihugu gishya. Wahinduye byose ubihinduye bisha. Akirishimwe Mana yabahishuwe. Abahishuwe b'ububyutse, nyuma yo gukurwaho imitwaro twahekeshejwe, uburetwa twashyizweho bukamarwa no gusigwa, duhawe igicaniro cy'Uwiteka kiduhesha umugisha n'amahoro mu gihugu gishya no mu isi yose. None mvuga iki ko amagambo ashize ivuga, wongeye unyeretse kutarangije. Nimuze ababisigiwe ducane umuriro wo ku gicaniro, uhore waka ntuzazime, maze isi yose izaze kurahura Yesu Kristo akomeze guhabwa icyubahiro ku ngoma ye. Hagati abahishuwe b'ububyutse twagitangije talikia. Tuzaba turi kumwe na mwene data akaba n'umuyobozi w'igicaniro gishya, Paul Daniel, inararibonye yabisigiwe. Ni kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 Nyakanga 2026 kuva saa 2 za nijoro ku isaha y'i Burayi no mu biyaga bigari ku muyoboro w'abahishuwe b'ububyutse. Nigicaniro kiri mu gihugu gisha twahawe natwe tugiha Yesu Kristo. Ku bindi bisobanuro bariza kuri izi numero: ni akamenyetso ko guteranya 33 766 05 50 77 cyangwa akamenyetso ko guteranya 41 794 51 80 05. Tubahaye ikaze, muhabwe umugisha n'Uwiteka.